Haleluya, haleluya. Aba bahungu ngo bamaze gukura bareba Yefuta ngo baramwirukana, baramubwira ngo nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Bahita bamwirukana. Haleluya, haleluya. Igitabo tumaze gusoma cy'umubwiriza harimo ijambo rivuga ngo buri kintu n'igihe cyayo. Haleluya. Tugeze mu ijambo ry'Imana rero, ubwo nimvuga haleluya muranyikiriza, sibyo? Haleluya, amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Pasiteri Mutesi, abandi umwe mu bagize umuryango waturwanye karande mbi. Amina. Turwanye karande mbi rero irimo n'abakozi b'Imana. Haleluya. Kuko iyo tutabikubise mu mwuka tubikubita mu mubiri, ahantu hose turahafatanyiriza. Amina. Hari ibintu bidakurwaho n'amafaranga, bigakurwaho n'amasengesho, sibyo yemwe? Hari ibintu bidakurwaho no gukora, bigakurwaho no gusenga. Byose rero gukora no gusenga turabifatanya muri turwanye karande. Amen. Hanyuma abantu bazanye Bibiliya, reka dusome ijambo ry'Imana. Usanga mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 11. Twahageze. Abacamanza 11 twahageze. Reka dusome mu izina rya Yesu n'umurongo wa 32. Hanyuma mbere yuko dusoma, reba umuntu mwegeranye umubwire ngo nutagira icyo ukora ku byakurishije n'ubutaha uzongera urire. Niko mbatumye mu izina rya Yesu. Nutagira icyo ukora ku byakurishije n'ubutaha uzongera urire. Reka dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Abacamanza 11:32 haravuga ngo, nuko Yefuta arambuka atera Abamoni arwana nabo, Uwiteka arabamugabiza, arabatikiza uhereye kuri Aroweri ukagera Iminiti, imidugudu yari 20 ukageza Aberikeramimu. Yica benshi cyane, uko niko Abamoni bacogojwe imbere y'Abisirayeli. Nuko Yefuta aratabaruka agiwe i Misipa, yenda kugera iwe umukobwa we asohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina, ajya kumusanganira. Kandi uwo mwana we yari ikinege, nta muhungu cyangwa umukobwa wundi yari afite utari we. Amubonye ashishimura imyenda ye, aravuga ati, ye baba we, mwana wanjye kumbabaje cyane, kuri mu bampagaritse umutima, kuko nayigiye imbere y'Uwiteka, none simbasha kwivuguruza. Aramubwira ati, data, ubwo wayigiye imbere y'Uwiteka migura nk'uko wahize, kuko Uwiteka yaguhoje ababisha bawe b'Abamoni. Nyuma uwo mukobwa abwira se ati, unyemerere icyo ngusaba, ubu ndetse amezi 2 ngende manukane mu misozi na bagenzi banjye, ndirire ubukumi bwanjye. Namwe niko handitse ngo ndirire ubukumi bwanjye. Noneho umuntu udafite Bibiliya namfashe duse n'abasomye iri jambo, avuge ngo ndirire ubukumi bwanjye. Aha se ko batabivuga, vuga ngo ndirire ubukumi bwanjye. Sawa. Se aramusubiza ati, genda. Aramusezera ngo amara amezi 2 ajyana na bagenzi be aririra ubukumi bwe mu misozi.
nuko amezi abiri ashize agaruka kwa se, nawe amuhigura Uwiteka nk'uko yari yarahize, kandi yari atararongorwa. Mwebwe siko handitse? Nyirizina umurongo nashakaga n'uyu ngezeho. Haranditse ngo bihera ubwo biba umugenzo mu Bisirayeli, uko umwaka utashye inkumi z'Abisirayeli zikajya kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugileyadi. Iminsi ingahe? Iminsi ingahe? Umuntu ufite Bibiliya nansubiremo. Iminsi ingahe? Ine ryari? Vugira ngo iminsi ine mu mwaka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Abantu turi kumwe bagire gutya turebe. Mana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ni ku ijambo rivuga ngo nutagira icyo ukora ku byakurishije 2018 cyangwa se 2019 na 2020, witegure uzara. Uraje uvuga se wenda ko ntabigizemo uruhare, ko navutsemo isanga iwacu, ko nanjye nabirebye gutya, ko byantunguye bikanyikubitaho. Uyu mugore w'umupasiteri arambwira ko nzabikora iki ntarabihamagaye. Ni ukuri ufite icyo wabikoraho kandi ndaje nikubwira. Haleluya. 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 Abantu badafite akazi hariya hanze nibazamura ibiganza gutya turebe. Mana ibahe umugisha. Okay, abatabizamuye baragafite, murebe hano. Abatagafite, abafite akazi bakomeze bagenzure gahunda ziri kubera hariya hanze. Amen. Iyo abantu bafite karande mbi, umuntu iyo afite karande mbi, iyo umuhagaze imbere urabimenya, ntashaka no kumva ibyo umubwira kandi mufitiye umumaro. Murabyumva neza? Imana ishimwe ko hano ntawe nabibonanye. Mwese mukurikiye ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Amina. Dusomye ijambo ry'Imana bitubwiye ngo uyu mugabo Yefuta w'Umugileyadi, amateka y'uyu mugabo ni umwana wari warabyawe n'umugore bita Maraya. Bibiliya niko ibivuga. Uyu mugore ngo yari arimo gusambana, aza gusambana n'umugabo witwa Gileyadi. Gileyadi ngo amutera inda y'umwana w'umuhungu, ngo amaze kumubyara aramureba aravuga ati, wa mwana we, wowe ndabona wanyikira akazi, ndabona nta kindi twavugana, reka mujyane. Umugabo wanteye inda ndamuzi. Buriya niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo ise w'umwana amenywa na nyina. Murabyumva neza? Aravuga ati reka tugende. Aramushorera, aramujyana, amutereka kwa Gileyadi. Ngo amutereke rero Gileyadi, umugore we w'isezerano, bamwe twita abafamerejitime, bamwe badakorwaho. Mbese mwamubonye bari kubwira ngo mutima ntimwamubonye? Sawa. Ngo arangije nawe abyara abandi bahungu. Abo bahungu ngo bamaze gukura. Haleluya. 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 Abo bahungu ngo bamaze gukura, bareba Yefuta ngo baramwirukana, baramubwira ngo nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Bahita bamwirukana. Yefuta ngo aragenda akikira mu gihugu cy'Itobu. Ni igihugu cyari kirimo ubutunzi bwinshi cyane. Yefuta ngo agereyo, aragenda abona nta kindi kintu yakora usibye kwibera ibandi, usibye kwiba, usibye kuba umujura. Yubakayo umuryango, umugore w'ibandi, abyarirayo agakobwa kavuga kazi ko kavutse kwa se, utunzwe no kwiba. Ifite umugabo w'umujura, arabyuka ukamenya ko agiye kwiba, yataha ukamenya ko avuye kwiba, ayazanye akayashyiraho, imyenda azanye, aho yaciye imitwe, ukabyakira nyine ko ufite umugabo w'umujura. Yefuta rero, Imana y'umurema ntiyamuremye nk'umuntu uzaba umujura, yamuremye nk'umuntu uzaba umugabo w'Abisirayeli, akaba umucamanza wabo igihe kimwe. Ariko bo bamurebye nk'umwana wa Maraya, kuko batigeze basobanukirwa icyo Imana yamubitsemo. Ndashimira Imana ko nubwo isi ikuzunguje, nawe ukaba wizunguje, n'abantu bakaba bakuzunguza. Icyo wavukiye nikihagera kizakwicaza mu mwanya wawe kandi uzicara utuze. Haleluya. Noneho reba umuntu mwegeranye umubwire ngo icyo wavukiye gifite imbaraga kurusha uko wavutse.
haleluya. Ijambo ry'Imana rero rirambwira ngo igitondo kimwe abamoni batera Abisirayeli, ngo barabatera barabarwanya, ngo bakibarwanya ngo bakora inama baravuga ngo hari imbaraga twirukanye muri twe. Uyu muntu bita Yefuta uri gukora imirimo itopu, afite ingufu, yamaze abantu, afite agatsiko k'amabandi, ubu tumugaruye twakira aka gashinyaguro dufite. Yefuta rero ngo bakora inama, barangije ngo bamutumaho. Yefuta aratahuka, atahukana n'umugore n'agakobwa ke, yari yarabyaye umwana umwe, nta wundi mwana yagiraga, ni agakobwa konyine bari bafite. Yefuta ngo araza, ahageze baramubwira bati rero ikibazo dufite twebwe turashaka ko udufasha tukarwana n'Abamoni, uzahita uba umugaba wacu, uzahita uba umuyobozi. Ndashaka kubabwira ukuntu ikintu bita karande ari ikintu kibi cyane. Urumva Yefuta yari ageze mu gihe cye, aho Imana yari imugejeje ku ntebe ye. Yefuta yandika urwandiko, arabandikira basaba amahoro, ntibumva. Arangije afata gahunda yo guterayo, ariko kubera agahinda n'umubabaro yari afite, yari avanye itopu no kuba baramwirukanye, agira ngo igihe cye cyo kuba umuyobozi nikiragera, agira ngo ni ibintu Imana irashyiramo imbaraga nyinshi, atangira guhiga imihigo. Ubu hari imihigo myinshi abantu bahiga kubera ko bababaye, ugatangira kubona Imana ikugize mu buzima bwiza, ukagira ngo si ubwawe, ukagira ngo hari undi nyirabyo. Mana nibigira gutya nimbibamo nzabigeza, simbizi ko ari njye. Umva, ibintu byose byiza ni ibyawe, ntawavutse afite urwandiko rwanditseho ko azabaho neza, ngo undi urwanditse ko azabaho nabi. Uyu munsi ni amahitamo yawe kubaho uko ubishaka. Aleluya, aleluya. Ndabizi ndi kuvuga ibintu tutari kumvikanaho neza. Urumva, ushingiye kwa Sovenami na mama wa Venansiya, ukagera kwa Nyirakanyamanza, ukazamuka ukireba nawe uhagaze, uri kumva ibintu mubwira bidashoboka. ariko umva nkubwire, dufite abantu Imana yagiye ihindurira amateka ibatunguye. Nawe wemereye Imana, Imana yagutungura kandi ikagukorera amateka mazima. Aleluya, aleluya. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo yaragiye, amaze kugenda ariko ahiga umuhigo, aravuga ngo Mana nubangabiza ikizasohoka mbere ntabanze, nzahita nyiguha, nzakigutambira. Arabitekereza ariko ntiyabibwira uwo bashakanye. Murabyumva neza? Yefuta ngo aragenda, agezeyo ararwana, aratsinda. Umwana w'umukobwa akajya ahora abaza nyina ati ariko dadi azaza arya. Murabizi ukuntu abakobwa bakunda baserera. Nyina akamubwira ati mwana wanjye ari mu nzira ze, ibintu byose ati dadi wanjye azaza arya. Igitondo kimwe rero umwana w'umukobwa ngo afata utuntu tumeze nk'ishago, akagererwa areba mu misozi, akareba ngo akareba, ngo agiye kubona abona se aratabarutse, ngo amubone atangira kubyina. Ni ku ijambo rivuga ngo nutagira icyo ukora ku byakurijije n'ubutaha uzongera urire. Umwana ngo arabyina, abyina yishimiye se. Ise nawe ngo arimo araza, ngo akebuka akubise amaso, abona igisohotse iwe bwa mbere ni umwana we w'ikinege, utagira uwa kabiri, nta wundi muntu n'umwe wabaga muri uriya rugo witwa umwana usibye kariya gakobwa. Aha muzi karande irimo, iyo umugabo n'umugore batumvikana, badafite guhuza ngo bajye inama y'ikintu cyose bagiye gukora, n'ibyo bari bafite babyita ko ari byiza, barabihomba. Uyu mugabo iyo agenda abwiye umugore ko ahize umuhigo, yari byibuze yari gusohora ikimasa, cyangwa se bakabyigaho, kuko mu mategeko y'Abalewi haravugaga ngo umuntu nahiga umugore cyangwa umukobwa amusimbuze shekeli 30. None ndimo ndabaza umugore uri aha n'umugabo, ni byiza gutegura imishinga, ariko se warabimubwiye? Ni byiza gukoresha 100,000, miliyoni kujya iwanyu gukorera so na nyoko, bya bindi byose nta kibazo. Ariko se koko warabimubwiye? Ndebera umugore uri hano, niba uri umukobwa genda umbarize umudamu cyangwa umbarize umugabo, mumbarize murebane, mumbarize ngo imishinga yose ukora warayimubwiye?
ubu rero nawe ufite konti ngo warahishe warabitse ijambo ry'Imana ritubwira ngo bombi bakaba umubiri umwe. Hari ayo nyirakanyamanza arya, hari n'ayo sekanyamanza arya, hari n'ayo uzana mu rugo ngutegereje ko hari iterambere rizahaba. Icyo warakishe cyarangije gupfa, igitondo kimwe uzahomba n'ibyo mwari mufite byose. Uyu mugabo ngo atahuke, ngwino hano mbereke ikintu cyahabaye. Fata utu tuntu nyine unyishimire, usa nk'uri kunsanganira wishime. Murebe ukuntu umugabo yahise avuga. Muzi ijambo rya mbere yavuze? Yaravuze ngo ye baba we, kumbabaje mwana wanjye, kuri umwe mu bampagaritse umutima, kuko nahigiye imbere y'Uwiteka, none simbasha kwivuguruza. Ntabwo Imana idusaba kwihotora ngo tuyishimishe. Ntabwo Imana idusaba gupfa kugira ngo yishime. Yapanze Yesu imuduhana n'ibintu byose dukeneye. Ni pasiteri, ariko niba ufata iminsi 5 utarya utanywa ngo uri mu masengero, sinzi Imana uri gusenga. Nanjye mfite abana Darlene nabyaye kugira ngo muhe, ntabwo bimusaba kwicwa n'inzara. Ni inshingano zanjye kumubeshaho. Twagiye turara mu mazi iminsi 7 harimo inzoka n'imisundwe, Imana ikagira ubugoryi bwacu ikatubabarira. Umuntu akiriza nirije iminsi 10 ntarya nanywa, banoragura nikubise hasi. N'uyu munsi ngwaye igifu kubera kumara igihe iminsi 10 ntarya nanywa. Ubwo ngo nibwo Imana ikuma. Uyu mubiri Imana yaguha turaba yaremye ituremeye imirimo. Ngiki gishoro cy'imibereho, nusenga cyane uzapfa vuba. Imana kukwishyira nta kibazo na kimwe ifite, ariko uzapfa udakoze ibyo wagombaga gukora, umuryango wawe usiga mu gahinda, kuko wimanye imbaraga uzijyana mu gihuru, uzijyana mu mazi, umara imyaka utarya utanywa ngo uri mu masengesho. Bibiliya irambwira ngo Imana n'urukundo. Ijambo rikambwira ngo umva icyo gihe Yesu azakibuka bari iburyo kubera ko bakoze. Habwire ngo nimuze aho data yahaye ubwami, muze kuko nari nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika. Ni imirimo. Ijambo rirambwira ngo dore ndaza maze ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Rikambwira ngo hahirwa abapfapfira mu mwami, umwuka ati yeee baruhuka imiruho n'imyate kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Haleluya, haleluya. Ugomba gukora uko imbaraga zawe zingana ariko ugakora. Amina. Uyu mugabo ibintu yaciyemo, reba kuva kurwana n'abanzi ukagera iwawe bashashe bateguye, ugiye kuba umugaba, ugiye kuba umucamanza, ugiye kuba generali, ariko amarira agahita agutanga. None simbasha kwivuguruza. Muzi imihigo twagiraga, Mana nubikora nzasenga iminsi 5 ntarya ntawe, kandi igifu gikeneye kurya. Mana nubikora nzasenga iminsi 10 ntarya ntawe. No, uvuge ngo nzajya gukora ngaburira abakene 5. Nicyo ngicyo Imana idushaka. Haleluya, haleluya. Twigishijwe ijuru ariko ntitwigishijwe gukora. Kandi mu ijuru ntabwo hazajya ari umubiri. Bibiliya irambwira ngo tuzambikwa indi mibiri idashobora kubora. Ni ukuvuga ngo uyu muntu w'inyuma kugira ngo ase neza agomba gukorerwa. Nta cy'ubuntu gihari. Nutegereza iby'ubuntu, iyo ni karande mbi, kandi niyo turi kurwanya. Haleluya, haleluya. Gira umuntu mwegeranye ngo urya ibyo wakoreye. Umwana aramubwira ati se papa ni ibiki bibaye? Aturumva narahise kandi sinshobora kwivuguruza. Aramubwira ati nta kibazo mfite, njyewe ugenda umikore nkuko wabihize. Ngo umwana aratekereza aramubwira ati ariko ya noneho banza umurenganzira njye mu misozi marana amezi 2 na bagenzi banjye ndirira ubukumi bwanjye. Isa aramubwira ati ndayaguhaye. Umwana ahita agenda, akora kuri Mimi, akora kuri Dudu. Uwageze ati bitewe, ati wanyu rero murashubijwe. Ati dusubizwe iki? Uzi ibyo papa yankoreye? Papa yagiye ngo yaramize ubu ndapfuye. Bibiliya irambwira ngo yari atararongorwa. Cyari ikizira gufata umukobwa
abakoraho bose ngo barazamuka ngo baragenda bajya mu misozi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo bari mu kwezi kwa mbere, nta muntu ubarebye, nta n'ugiye kubahoza. Icyo gihe ngo Isirayeli nta mwami yari ifite, nta muyobozi, buri wese ngo yakoraga ibyo ashaka. Ubuzima budafite ubwami, budafite ubutware, ni ubuzima bw'igihombo gusa. Niyo mpamvu ubona nubwo turwanya karande, ariko ducishamo tukabereka ko hari ubundi burere buturi hejuru. Ntumva mbabwire wa mugore we, niba uri ahangaha ukaba udafite umugabo, ngewe ndagusengera Imana imuguhe uyu mwaka nturangire uri wenyine, kuko iyo ubuzima budafite ubutware umuntu akora ibyo ashaka. Saa 8 z'ijoro mu kabari kwa Nyiranzage, saa 9 uragenda igihe ushakiye, umwana ari gukura arimo arabireba, mama yazaga saa 8 wazaza saa 9, nuko ibintu bigenda bikura. Uhereye none uburana ubuzima bwawe, ni uburenganzira bwawe kugira uwo witirira. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo rirambwira ngo bararira, abana barira amezi 2, habura n'umuntu n'umwe wahaguruka ngo arengere bariya abana. Abo turi kumwe bagire gutya. Umugabo bita Martin Luther King yaranditse aravuga ngo ikibazo ntabwo ari urusaku n'ibitutsi by'abatwanga, ahubwo ikibazo gikomeye ni uguceceka ko badukunda. Hari umuntu yumvise abatwanga bo kudusebya nta kibazo, kutuvuga nabi nta kibazo, ahubwo kuko niba umuntu umariye iki, kuki ucecetse nyenye, ugaceceka nambaye ubusa, ugaceceka mpfa nabi. Niyo mpamvu turwanye karande, bitwa ntitwaceceka duhagaze aha kubera ko tugukunda. Haleluya. Ijambo rimwe ry'umuntu ugukunda ryanesha amagambo 1000 y'abantu bakwanga. Amen. Bibiliya irambwira ngo abana bamaze kurira, umwana arabwira ati muze tugende, aramubwira ati Mimi, wowe uzajya unyibukira kuri aka kantu kiri n'urwibutso nguhaye, nawe Dudu uzajya unyibukira kuri aka kanagafoto, akanagapira, ya mazina nari muzita umwana wanjye muzahita umwana wanyu. Ntitwabanye neza, hari ikintu kibi nabakoreye, ndagiye nyine buriya birarangiye, data agiye kuntanga. Umwana ngo araza, amaze kugerayo Yefuta ngo aragenda mushyira Uwiteka nk'uko yari yarabivuze. Ngeze nyirizina, icyatumye nkubwira ngo nutagira icyo ukora ku byakurijije n'ubutaha uzongera urire. Bibiliya irambwira ngo inkumi zo mu Bisirayeli ziricara zikora inama, ziravuga ngo tumaze amezi 2 turira, ntawaduhojeje, tumaze amezi 2 turira, ba mama ntibahagurutse, ba masenge barabirebaga, tumaze amezi 2 turira, ba sogokuru ba marume baratubonaga, none mwa bakobwa mwe mureke dushireho ikintu. Kurira ni kimwe, ariko no kugira icyo tubikoraho nacyo ni ikindi. Nitutabifatira umwanzuro, ba data baradutanga, twese tuzashiduka baturangije. Ngo bahita bashyiraho ibuka ya mbere yahereye ku mukobwa wa Yefuta. Baravuga ngo buri minsi 4 mu mwaka tuzajya turira, dufata iminsi yo kurira, twibuka mugenzi wacu wapfuye tutagifite, tutakireba kubera igitugu cyase. Iminsi ngo bahita bayishyiraho, ngo iyo minsi yagera, umwana agafata ifoto, undi agafata agapira, undi akagenda arira, abagabo ngo bababona bakagenda bububa, ngo biherwa biba umugenzo, uvutse ushaje agasaza azi neza ko hari ikintu cyaba, ariko kitazongera kuba. Bwira umuntu mwegeranye ngo ibikuriza wabikoze wiki. Ndi hano ndi kukubwira ko kurira ari kimwe, ariko kugira icyo ubikoraho ni ikindi. Aho uricanga uratubwira ngo erega iwacu urumva ntabwo twubaka, ukaba ucecetse wicaye ubizi. Urumva iwacu haba ubukene, marume n'umukene, sogokuru masenge ibiki, ntabatunze imodoka nta gare, yewe nanjye reka nigendere kanzishakire wa musore tujya duhingana. Urumva mbese ibitekerezo byawe, urumva uri umwe n'iwanyu, naje kugutangariza ko mutari umwe, ni wewe wenyine washyiraho
ikintu kitigeze kibaho mu muryango, ugatekereza icyo batatekereje, ugatangira kureba aho batarebye, ugakora ibyo batakoze, ukavana karande mbi mu muryango wawe, kandi birashoboka. Haleluya, haleluya. Niba iwanyu barishwe n'ubukene, gukira si amashuri, murabyumva neza, kwiga ni umugisha, twese twarize ntitubipinga, ariko n'utarize yakira. Amina. Singabariye abakozi ba banki, aba bakwigira umushinga wahera no ku bihumbi 100 ukazagera kuri miliyari, ujya kubara wese ahera kuri rimwe. Umuco wo kudakora ucike muri Masaka, ucike mu buzima bwa, uhaguruke nushaka uhere ku gitoki cya Kamara, ariko uvuge ngo ndashaka kurwanya karande mbi y'ubutinde n'ubutiriganya n'ubukene yabaye mu muryango wawe. Ushyireho ikintu batashyizeho, ngo iwacu ngo ntibakundana, wabikozeho iki? Byibuze washyizeho umuhuro umwe mu kwezi w'umuryango, baragusuzugura. Umuntu akicara akavuga ngo ntabwo tujya dushaka, ubwo se wabikozeho iki? Niba bitagombera amafaranga, shaka abakozi b'Imana musenge. Nababwiye ko ibiticwa n'amafaranga byicwa n'umwuka wera. Aleluya, aleluya. Iyo umuntu ababara wenyine, nutagira icyo ukora kubikubabaje, witegure kuzarinda upfa ukibabaye. Iyo umuntu aseba wenyine, nutagira icyo ukora ku byagusebeje, uzarinda upfa ugipfana igisebe. Hari unyumvise? Haleluya, haleluya. Ongera umurebe umubwire ngo nutagira icyo ukora ku byakubabaje, n'utaha uzongera urire. Kubabara ni kimwe, kugira icyo ubikoraho ni ikindi. Ngo none se ngo ko ari data wa, ngo se ngo ko ari umuntu wanjye, ibyo se nibi ni uburenganzira bwawe kunkura mu buzima bwawe. Niba ubona nkubangamiye, ntazatuma utera imbere, ndekura usige. Numara kugera aho ugera, nzabiha agaciro, nanjye ngukurikire mubaze uko wagiye. Kuki mufite abantu bo kubastresa no kubatesha umutwe? Urumva araranuka, telefone ni iyawe, simukadi kubaruyeho, amafaranga washyizemo ni ayawe, ufite iyo ujya urahazi, uhagaritswe ngo n'umuntu uraragutuka. Muvane muri telefone, ukomeze gahunda zawe. Haleluya, haleluya. Mwige gutandukana n'abantu batari bo bitewe n'aho mushaka kugera. Ibitekerezo byose biri negative mu buzima bwanyu mubivanemo. Ibintu bivuga ngo iyo si uyikureho, uvuge ngo ndi umutsinzi ndetse no kurushaho, nzagerayo, nzabishobora. Mama niyo akize nge nzakira, data niyo akize nge nzakira, iwacu nta gare nzatunga imodoka. Ibintu byose umuntu ageraho abasha kubitekereza, kubera ko uko umuntu atekereza niko ari. Kandi Imana ntiyakora ikosa ryo kukugeza harenze aho ureba. Aho ureba niho Imana izakugeza. Ndasoje. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana. Amina, haleluya. Nutagira icyo ukora ku byakurishije, n'utaha uzongera urire. Kurira ni kimwe, kugira icyo ubikoraho ni ikindi. Mbese koko hari ibyakubabaje? Reba hano nkubaze, koko mu muryango hari bitagushimishije? Hari ibikuriza, hari ibyakubabaje rata? Hari icyo tugiye kubikoraho? Yego, haleluya, oh haleluya, amina. Ndashaka ko mwiga kwihagararaho, mukihagararaho. Nimutihagararaho, isi izabahagararaho. Mwige gutekereza ibyo abandi batatekereje. Abantu baza kukubwira ngo se shitani mu bintu bya shitani akora, ahorana liste y'ibintu bitariho. Ariko uhereye aka kanya, Satani niyongera kukwereka ibibura, nawe uzajya umwereka ibihari. Turumvikanye? Nakubwira ko utazagerayo, umwereka abagezeyo. Nakubwira ko utazabishobora, umwereka ababishoboye. Ntuzongere kwemerera Satani ko gufata akakwereka abatarabibashije, abatarabikoze, abataragize. No, uhereye aka kanya utangire wature kuzabigeraho kandi kuzabishobora. Amina, haleluya, oh haleluya. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Nutagira icyo ukora ku byakwandagaje, n'ubutaha uzongera wandagaje. We niba uzi ko wandagajwe n'inzoga, wazihorera. Niba uzi ko wandagajwe n'ibinyendaro, amapantaro wayibara ukagendana n'ibitenge n'amajipo, ariko ukareba ko ejo hawe haba heza. We nutagira icyo ukora ku birara bikuza, ni ukuri n'ejo uzongera urire.
umugore arakuriza urenda kwiyahura ugenda mu muhanda imodoka ukahita ukagenda n'amaguru. Ninde wakubwiye yuko umuntu aziritse ku wundi muntu? Wamutoreye imiryango se bakamuganiriza n'abashumbuka bazana, byakwanga n'ibyanga uzafata ubuzima bwawe buhungisha. Ariko ugira aho ugeze ubuzima bwawe. Dufite abantu babayeho nk'abantu bari muri gereza, abana bari gupfa, imiryango irapfa. Kigirira urebe abantu bakuri inyuma, ureke kwica ubuzima bwawe. Muri wowe habitsemo abantu benshi cyane. Nuba ikigwari uzaba wangije isi, ariko nuba umunyembaraga. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Hari message maze iminsi ndi gutanga mbere yuko nsengera abantu dusengana, nawe ndayiguha. Ubu muri karande mbi nimucunga neza muzasanga hari n'abantu badashobora kurenga aho bari kubera ko batazi ibibera mu gihugu. Abagabo bari ku Gikanani bari bafite amasezerano avuga ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu. Urahangaho witwa umunyarwanda, ushaka gukirira mu Rwanda, wirirwa wiyemera ku bantu ngo uri umunyakigali, nyamara ntuzi ibiri mu gihugu. Ntujya mu muganda, ntutanga mituweli, ntutanga amafaranga y'umutekano, n'ay'isuku ntuyatanga. Ndi umunyarwanda, uratubeshya. Umuntu niba udashobora kujya mu muganda ni wowe ubigiramo, ntabwo ugiramo umuyobozi w'umudugudu. Ni ukuri ibyo ukora ni ibikorwa byawe. Mituweli ubu nubwo mureba turwanye karande byaje gufasha abantu bibaye mituweli, nuko babashije kuvuga ikibazo bafite. Ejo nukora impanuka 500 aribaza se yashaka baragukingiranye, abana bishwe n'inzara, umwe bamuteye inda undi bamuteye sida, kubera kutigeze ukunda igihugu ngo umenye ibivugirwa mu gihugu, ubashe kurya ibyo mu gihugu. Haleluya, haleluya. Ubutumwa bwiza tuvuga bwubatse ku mashyiga 3, bwubatse ku itorero, ku muryango ndetse n'igihugu. Itorero rihera kuri wowe, umuryango uhera kuri wowe, igihugu gihera kuri wowe. Mwabakirisitu, njyewe nk'umushumba ubaye udatanga mituweli, ntiwishyura umutekano, ntutange bya bindi byose, nta gaburo byera naguha kuko uriyanga. Mugende mwikunde. Iyo ukunze igihugu uba wikunda. Niba mushaka ko tunezerwa mumenye n'ibyo igihugu kidusaba. Haleluya, haleluya. Muracyankunze? Ukuri kuraryana ariko kurakiza. Nyuma yaho uzamenya impamvu nakubwiye gutya. Tugiye gusenga Imana. Uhereye aka kanya Imana iguha ibitekerezo isonanya ko batigeze bagira. Imana iguha amaso bene wanyu batagize. Imana iguhe kureba aho abagore mugendana batareba. Imana iguhe gutekereza aho abo muririmbana badatekereza. Imana iguhe gutekereza ibintu binini kuko n'Imana ni ngari. Imana iguhe kureberera abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure. Imana iguhe gutegura ikintu gikomeye kizafasha abawe utakiri ku isi. Imana iguhe kwaguka mu bitekerezo kuko urugendo rwacu ni rurerure, n'abantu nabo tutazi bazadukomokaho bazubakira ubuzima bwabo mu kintu twasize dukoze hano ku isi. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Muzamura ibiganza. Mukama
mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya harimo ijambo rivuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bigatosa ubutaka bugatanga umwero, niko n'ijambo ryawe ridashobora gusubirayo ridakoze icyo waritumye. iri jambo rikora icyo waritumye hano muri Masaka kuri uyu mugore n'uyu mugabo, uyu musaza n'umukecuru, uyu mwana n'umusore n'umukobwa. iri jambo Mwuka Wera riherekeze, uduhe ubwenge bwagutse, uduhe gutekereza. Ibyaturijije ni byinshi, ibyatubabaje ni byinshi, ariko uhereye aka kanya duhe gutekereza ko nitutagira icyo tubikoraho n'ejo byakongera bikongera. hari ibintu tutifuriza abacu, hari ibyo tutifuza mu miryango, hari ibyo tutifuza ku buzima bwacu, hari ibyo tudakeneye. niyo mpamvu aka kanya hari abantu bafashe umwanzuro, hari abagiye gukora, hari abagiye gukizwa, hari abagiye kubireka, hari abagiye kongera imikorere, hari abagiye kugira ibitekerezo bizima, hari abagiye kuvangura ubuzima bwabo n'abantu babi ndetse n'ibintu bibi. Uwiteka buri wese mu cyemezo afashe ubirebe, kandi Umwuka Wera abane nawe amufashe. Uwiteka komeze kutugira neza muri byose, tubyamaze tubyizeye kandi tuzi ko ubikoze, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.